Muraho murakomeye, ni amahoro, Yesu ashimwe. Muri Yesu birashoboka kugira amahoro kandi menshi cyane. Muri ibi baravuga ngo atemba nk'uruzi, ayo ngo abantu b'isi ntabwo bayazi. Ab'isi ntibayazi, ngo icyampa nawe ukaba uyahawe. Namwe rero ndayabifuriza, ayo nanjye niyo nabonye. Numva inyota irashize, numva nguwe neza rwose kandi mu buryo bufatika. Numva ndatekanye, bitari ibyo kwishakamo umutekano n'umunezero n'amahoro by'akanya gato by'ihwayihwayi, ahubwo mu buryo bw'iteka ryose. Yesu atanga ibintu byuzuye, Imana itanga ibintu byuzuye. Akenshi ikibazo ni uko turebera Imana muri perspective itari yo, tukayirebera mu ishusho itari yo mu by'ukuri Imana ikwiriye kureberwamo. Ariko Imana ibyo ikora irabikora pe, ibyo ikora irabikora, ibyo itanga irabitanga, kandi ntibeshya, ntabwo ibeshya. Ibyo yavuze irabikora, ahubwo ikibazo twinterpreta nabi ibyo Imana yavuze, bityo tugategereza amasezerano adasohora, tukabeshyira Imana. Ariko ibyo Imana isezeranye irabikora, ndetse yarabikoze, izakomeza no kubikora. Ndabashimira rero mwe mudukurikira ku biganiro by'ivugabutumwa dushyira kuri YouTube, kandi rwose tubona feedback zanyu hirya no hino ku isi, abo bigenda bifasha, abo bigenda bikura mu rujijo, baba bamazemo igihe kinini cyane, bakaruhuka bakagubwa neza. Kuri twe rero ni umunezero, kuri twe ni umunezero, nishimye ku Mana ry'uko ibyo dukora tubona umusaruro tukiri hano mu isi, nubwo na nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bwegereje bwiza kurushaho, nk'ingororano y'agakiza twahawe. Ariko mu by'ukuri na hano mu isi tubona umunezero mwinshi uturuka mu gakiza k'ubuntu twaboneye muri Kristo Yesu. Muri uwo munezero harimo no kubona abantu bandi bakizwa, kandi biciye mu ivugabutumwa dukora. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza burakiza, buraruhura, bubeshaho, butanga kubaho, butanga ubuzima. Nuko nyine abenshi bitiranya ubutumwa bwiza n'ibindi bumva hirya no hino, ntibabone umusaruro w'ubutumwa bwiza, kuko nabo bataba bamenye neza icyo ubutumwa bwiza buvuga. Nabonye ibiganiro byagiye bitambuka ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize, ariko nsaba Imana ngo izampe uburyo bwiza bwo kugira icyo mbivugaho, kugira ngo wenda bikure benshi mu rujijo, nk'uko n'ubutumwa bwiza tuvuga buruhura abantu, bakaruhuka bakagubwa neza. Numvaga rero no ku ibyo byavuzwe hirya no hino tuzashaka umwanya wo kubivugaho. Imana yadushoboje, turayishimiye cyane. Icyo nashaka ko tuganiraho cyane ni ibimaze iminsi bivugwa, by'amagambo yumvikanye hagati ya Scovia umunyamakuru ndetse na Rugagi, waba ngira ngo ari umushumba w'itorero Redeemed Gospel Church. Bishop Rugagi abantu benshi baramuzi, yavuzweho rero kuba yaravuze amagambo akomeye kuri Mutesi Scovia, nawe abanyarwanda bakunda cyane cyane rwose kubw'umurimo we akora neza w'ubunyamakuru. Ubwo rero byanafasha hari intera ndende bishingiye kuri izo personalite ebyiri, yaba ari iyo ya Bishop Rugagi, yaba ari na personalite y'umunyamakuru Scovia Mutesi, nawe uzwi cyane. Abantu babiri bazwi rero kuba baragize icyo bavuga kandi ntigifatweho rumwe, bakabaho gusubizanya ku byagiye bivugwa nabo bombi, byateye rero abantu benshi guhaguruka bagira icyo bivugaho. Nagiye mbona abandi bari muri domaine ya gospel babigarukaho, barimo nka Apotre Mutabazi, barimo nka Pasteur Claude n'abandi tutari bugarukeho amazina yabo, ariko bose bagiye bagira icyo babivugaho. Nza gutekereza rero ntise mu by'ukuri abantu babifashe bate? Ese ubundi icyitwa guhesha umuntu cyangwa kubuza umuntu ubugingo buhoraho, Rugagi yakoresheje amagambo nk'ayo, mu by'ukuri mwacyakiriye muti? Mwacyakiriye mute? Scovia we namenye uko yabifashe, reaction narayumvishe,
ariko nza kumva na Rugagi yisobanura ku gihe.com avuga impamvu yavuze ayo magambo. Byose turabigarukaho turebe ese mu by'ukuri ninde utanga ubugingo, ninde uhesha abandi ubugingo, ninde se wabuza abandi ubugingo, ubwo bushobozi buri mu biganza byandi. Icyo rero nicyo numvaga turi buganireho cyane, kugira ngo nawe wenda niba ujya utekereza ko hari umuntu wakubuza ubugingo, cyangwa se hari uwabuguhesha, cyangwa se hari ikindi nawe wakora kikabuguhesha, numvaga tuzaganira kugira ngo tubakure mu rujijo, kubera ko niba Imana yaratugiriye ubuntu tukamenya ubutumwa bwiza, ni ku bwanyu rwose, ni ukugira ngo benshi bakizwe, benshi baruhuke, benshi imitima itekane, mumenye ubutumwa bwiza bw'ukuri, kuko hari byinshi nyine bivugwa n'ayo mazina akomeye, ariko bitari ukuri, tukaba tutabireka gutyo kubera ko byavuzwe n'abantu bakomeye, kuko hari Imana yavuze ibikomeye cyane kubarusha. Niyo mpamvu rero tugaruka dutanga umucyo ku banyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda, kugira ngo mu by'ukuri abantu bamenye icyo ijambo ry'Imana rivuga, bave mu bwoba n'iterabwoba ry'abantu, ahubwo batekane. Birantangaza rero cyane iyo umuntu ushumbye itorero mu Rwanda, ndetse numvaga avuga ko no muri Canada afiteyo branche cyangwa se ishami ryaryo, akavuga ko hari n'ahandi hanze ahari riri, ariko ndagira ngo menye cyangwa se mvuge nti ese mu by'ukuri niba wowe utazi uburyo umuntu yajya mu ijuru cyangwa yahabwa ubugingo, uri umushumba, ari wowe ushumbye mu bantu bose bagukurikira, abo ushumbye nibo bazabimenya. Ni ikibazo, kuko niba uvuga ko umuntu yabura ubugingo kubera wowe aramutse yarabufite, gusa kubera ikibazo mwagiranye akaba azabubura, ako kanya tuvuze mu kuri k'ubugingo, tuvuze mu kuri kw'iyi Bibiliya dufite hano, abantu basobanura uko bashaka, ariko ifite ukuri kwayo, nawe nta bugingo waba ufite muri icyo gihe, kubera ko njye sinakiteka kutazabubona, kuko igihe kiba cyazagera noneho nawe ukumva amagambo nk'aya tuvuga, yaba ari njye yaba n'abandi basobanukiwe ukuri, ntawe ukizera. Mu gihe ugihumeka ntabwo naguciraho iteka, uba wageze igihe ukumva ubutumwa bwiza ukabwizera, nawe ugakizwa nk'abandi, kuko ntabwo warusha Pawulo kuba yarari hejuru mu matitre y'idini no mu byubahiro by'idini, yari hejuru cyane akiri Sawuli, ariko nawe ntabwo byamubujije kumva ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye. Arizera arakizwa, Imana imwihamagariye mu buryo buri direct, arizera arakizwa. Ubwo rero nawe ntabwo naguciraho iteka, ariko nahamya nanjye ko ku isaha uri kuvugiraho, ko aya magambo wivugiye, niba ari uku wizera ko umuntu ashobora kubura ubugingo kubera ikibazo yagiranye na mugenzi we, nawe ntabwo uba ufite icyo gihe. Uba cyakora ugifite amahirwe nkawe nk'abandi bose, yuko wazageza igihe ukamenya uburyo umuntu abona ubugingo buhoraho, kandi umuntu abubona rimwe, nta gutakaza, nta bwamburwa, nta wabumwaka, nta cyabaho kugira ngo umuntu Imana yahaye ubugingo abutakaze. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Ubugingo buhoraho tububona rimwe iyo umuntu yizeye Kristo. Hari umurongo twize tukiri muri Sunday School, tukiri bato cyane, abantu benshi bazi biga bakiri bato, Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni umurongo usa nkaho woroshye kubera ko abantu benshi bawuzi kuwuvuga, ariko ni umurongo uhishemo ubutumwa bwiza bwose. Kumenya ko muri Yesu umuntu ashobora kubona ubugingo buhoraho, bikaba birangiye, akaba adashobora kubwakwa, akaba adashobora kurimbuka, ni ryo banga ry'ubutumwa bwiza ubundi. Ni ryo banga ry'ubutumwa bwiza. Ubwo rero wamenya byinshi, wavuga byinshi, abantu bakwemera, nawe ukiyemera, ariko ubugingo buhoraho ni impano tubonerwa muri Kristo, tukayibona rimwe, bikaba bihagije iteka ryose. Ntabwo ari ikintu rero umuntu abona ngo ejo kimucike, ejo acyakwe, ntabwo bishoboka. Numvise rero
ntabura kuvuga ku icyo mvuge nti rwose musigeho iterabwoba mushyira ku bantu, ku banyarwanda n'abandi, ibyubahiro byinshi, ayo mazina akomeye abantu bagenda bafata, agatuma hari ukuntu bitekereza mu mwanya w'Imana se, mu mwanya wa Kristo we wapfuye kugira ngo tubone ubugingo, n'abantu bakabakurikira kandi bakayobera mu nyigisho zabo, ariko hari ukuri kw'ijambo ry'Imana kudashingiye ku matitire abantu bagiye bafite hirya no hino. Scovia yiregura yavuze ko aramutse yari akwiye ubugingo, ni ijambo rwose numvise yavuze kandi ryiza. Yaravuze ngo ndamutse nari nkwiye ubugingo ntabwo ari wowe wabumbuza. Nibyo icyo yavuze ni ijana ku ijana, ariko nanone nanjye nkagaruka kuri we mubwira nti nawe urabukwiye, wizeye ko ibyaha byawe byose byagukuweho bigashyirwa ku mucunguzi wawe Yesu, agahanwa igihano gihagije gisimbura icyo wari ukwiye guhanwa ujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariko kurimbuka kw'abanyabyaha, wizeye ko wababariwe, wizeye ko watsindishirijwe, wizeye ko nta rubanza rw'ibyaha ugifite kubera Yesu, ni ukuri ijuru cyangwa se ubwo bugingo buhoraho urabukwiye, kuko bugenewe abantu bose bazizera Yesu. Ntabwo ari eforo yawe, kuko natekereje ko ushobora kuba waravuze ati ndamutse nari mbukwiriye, nko gutekereza ati ndamutse imyitwarire yanjye, ndamutse uko Imana imbona nitwara byari kumpesha ubugingo. Ntabwo Bishop tutumvikanye ku mvugo nakoresheje cyangwa ku isesengura makuru nakoze ku buzima bw'itorero rye, ibyo byambuza kujya mu ijuru ndamutse nari nkwiye kujya mu ijuru. Mu by'ukuri kujya mu ijuru rero bikwiriye ndi ubundi mama urwa Gasabo dukunda, kujya mu ijuru bikwiriye umuntu wese uzizera Yesu Kristo, akizera ko ibyaha bye byose byashyizwe kuri Yesu, Yesu agahanwa igihano cyuzuye cy'ibyaha byawe, cy'ibyaha byanjye. Imana ni intabera, Imana ni umucamanza utabera, niyo yakase urwo rubanza rw'uko Yesu akwiye gupfa ariko apfiriye ibyaha byanjye, bityo nge ingira umwere, ingira umuntu utagira icyaha, utabazwa icyaha rwose, utakiri kondane na gatoya imbere y'Imana. Ibyo ni byo umuntu yizera, akaba ababariwe, akaba yemewe, akaba atsindishirijwe, akaba ari mu isi azi neza ko iwabo ari mu ijuru, ariko abikesha Yesu. Navuga nti rero mubyeyi nawe, icyo nicyo usabwa kwizera gusa, ukaba uriho ukwiriye ijuru, ukaba uriho nta kizakubuza kujya mu ijuru. Naho ubundi koko mu byo dukora, mu migendere, mu mitekerereze, mu mivugire, dushobora gukosa, buri wese yakosa, ariko n'ubundi ntabwo turi beza rwose hashingiwe kuri kavukire yacu yo kwa Adamu. N'ibyo rero dukora ntabwo byanoga ijana ku ijana, ahubwo kubera iyo mpamvu Yesu yabibonye kare nk'inshuti yacu, abyitambikamo hakiri kare, aravuga ati amakosa y'abariya bantu reka nyishyireho, reka nyahanirwe, ariko bababarirwe, bemerwe, babe mu isi ari abaragwa b'ijuru, ariko babikesha njyewe wapfiriye ibyaha byabo byose, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Hari undi mwapotere wagarutse atanga komanteri, avuga ati rwose, ati umutambyi, agaruka kuri Bishop Rugagi, ati umutambyi ikintu yavuze kiba gikomeye, noneho akakivuga ngo yambaye fodi, iriya myambaro bambara igaragaza nyine ko ari abashumba n'iki, mbese ariko babikora bigana abatambyi bo mu isezerano rya kera, bene Lewi ba Aroni, nibo bari bahagarariye ingoma y'ubutambyi kiriya gihe. Iyo yari imyambaro yabo. Dusoma nko mu Balewi mu gice cya 8, nahasoma nihuta imirongo mikeya. Uwiteka abwira Mose ati jyana na Aroni n'abana be, duhere ku murongo wa mbere w'igice cya 8 cy'Abalewi, n'abana be na ya myambaro na ya mavuta ya elayo yo gusiga, n'ikimasa cyo gutambirwa ibyaha, n'amasekurume y'intama yombi, n'ikibo kirimo ya mitsima itasembuwe,
uteranirize iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose agenza uko Uwiteka yamutegetse, iteraniro riteranira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose abwira iteraniro ati ibi ni byo Uwiteka yategetse ko bikorwa. Mose azana Aroni n'abana be arabuhagira, amwambika ya kanzu ibanza ku mubiri, amukenyeza wa mushumi, amwambika ya kanzu yindi na efodi, amukenyeza wa mushumi waboshywe n'abahanga uri kuri efodi, arawuyihwamikisha, amwambika wa mwambara wo ku gituza, imbere muri wo ashyiramo urimu na tumimu, amwambika mu mutwe cya gitambaro kizinze, imbere kuri cyo ashyiraho cya gisate cy'izahabu, ari cyo kizingo cyera uko Uwiteka yategetse Mose. Amena. Ndashaka kuvuga ko iyi myambaro ibi abatambyi bambaraga bo mu isezerano rya kera, n'abantu ubundi bo bari bantu ki? Bari abantu bo mu muryango wa Lewi. Lewi ni umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Yakobo ariwe waje kwitwa Isirayeli. Noneho rero Imana yatoranije umuryango umwe gusa mu miryango 12 ya Isirayeli cyangwa se ya Yakobo, ifatamo umuntu umwe ariwe Lewi. Mu muryango we igena ko hazaturukamo abatambyi, Abalewi nyine. Aho rero hariho inyigisho ikomeye. Abo nibo bonyine bari bemerewe kuba abatambyi, nibo bakaga abantu 10 n'amaturo, ari nacyo giteje ibibazo cyane hanze aha ngaha. Abantu nyine bihinduye Abalewi, bihindura abatambyi, barangije banaka abantu ibyo abatambyi bari bagenewe kiriya gihe. Biri totally different, nta hantu bihuriye, ni ibintu byarangiye. Kuri ubu ijambo rivuga ko twese turi abami n'abatambyi, abizeye Kristo bose, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Ayo nayo ni amagambo Petero yanditse, mu gice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere. Ni amagambo Petero yanditse mu gice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere, umurongo waho wa 9. Ariko mwebwe wo mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 9 n'uwa 10. Nashaka kuvuga ko ntabwo umutambyi ari naka na naka, ahubwo abatambyi ni abantu bose bizeye Kristo. Ni abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntitwari ubwoko, ariko none turi ubwoko bw'Imana. Kera ntiturakababarirwa, ariko none twarababariwe. Ntangazwa n'abantu bahora none basaba imbabazi kuko kutamenya ko twababariwe. Kera ntiturakababarirwa, ariko none twarababariwe. Kera ntitwari ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana bwari Abisirayeli gusa, ariko uyu munsi umuntu wizeye Kristo ahinduka ubwoko bw'Imana, ishyanga ryera, umuntu wababariwe, umuntu wemewe, umwami, umutambyi w'ubwami bw'Imana. Nta muntu uri ukwiye gutera ubwoba ngo ari hejuru yawe, arakuruta. Kurutana bisanzweho, tugomba kubahana mu buryo busanzwe, twubaha ababyeyi, twubaha abaturuta, discipline isanzwe ni ngombwa, ariko ntawe ukwiye kwitwaza ko we ari umutambyi kundusha. Ntabwo bishoboka. Ntabwo naka kubera ko ari bishop, kubera ko ari apotre, kubera ko ari pastor, kubera ko ari inde, ntabwo ari umutambyi kurusha abandi, ahubwo twese turi abatambyi b'ubwami. Ibyo bintu rero ni iterabwoba gusa. Imyenda umuntu yakwambara yambarwaga n'abatambyi bo kwa Aroni. Ese izo za Umimu na Tumimu zo ziri hehe? Ese uri mwene Lewi kuva ryari? Ibyo bintu ntabihari. Ni ukutamenya gusa. Abana b'Imana barayeshya, ni bamwe mu rugo rw'Imana, bakwiye kubahana gusa kubera icyo cyubahiro tugomba Imana, tukanakigombana hagati yacu, ko ntabwo turi abantu boroshye nyine birumvikana, ariko nta hantu bihuriye no kuvuga ngo naka we
ni umutambyi naka, yarahamagawe naka, ni aposo, ni bishopu, ninde n'ayandi mazina akomeye abantu bagenda biha. Ahubwo muri Kristo turi umwe, muri Kristo tugomba kubahanira muri we, apana mu byubahiro abantu bashobora kwihereza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umuapotre rero numvisha abigarukaho, yaravugaga ati no, ikintu umutambyi yavuze yambaye na efodi y'abatambyi kirakomeye cyane, ati no kwitonda, ati Scovia yitonde cyane, ati mbese nk'ibintu nk'aho byacitse, ariko nta terabwoba rikwiye kubaho, ahubwo abantu bitonde, abantu nabo batekereze ku buzima bwabo no ku iherezo ryabo, ku gakiza kabo, uburyo nabo bakizwa, kuko bigaragara ko batamenye uburyo umuntu akizwa, batamenye uburyo Imana yemera umuntu, ahubwo bakigira nk'aho ari bo bahuza b'abantu n'Imana, kandi umuhuza w'Imana n'abantu ni Kristo Yesu, kandi igikorwa cyo kuduhuza n'Imana yaragikoze, yagikoreye ku musaraba kugira ngo umwizera wese abe mu isi yaremewe, yarababariwe, azi neza ko iwabo ari mu ijuru. Hari undi nawe nyine umupasitori nabonaga ari gukomanta kuri Scovia, avuga ati no, yararengereye, yarakabije, agaruka ku bintu byinshi, ariko reka mvuge ko atari byo. Iyo umuntu ari mu kazi ke nyine aba agomba kugakora, ahubwo ibyo byagaragara nk'iterabwoba, gukangisha ibikangisho, kugaragaza ko umuntu hari icyo yaba kubera ko yakoze umurimo we nk'uko agomba kuwukora, ariko ntabwo ari byo. Ibyo ntibinakwiriye. Njye mbona ibyo bidakwiriye muri sosiyete turimo, ko umuntu yakanga undi, amukanga, amutera ubwoba kugira ngo ye kujya avuga ukuri, ye kujya avuga ibyo abona mu kazi, akwiye kugaragariza Abanyarwanda, akwiye gukebura. Kera ngewe niga, nabonaga abantu biga journalisme, nigaga ibindi bintu bisa nkaho bikomeye, bisa nkaho bigoye kubyiga, nkabona abantu biga journalisme, nkibaza ese journalisme akazi kayo kaba kameze gate, se buriya bahemberwa iki, bakora iki? Ariko nari nkiri nyine umunyeshuri, nari ntaramenya ubuzima bwo hanze cyane n'umumaro wa buri muntu. Ariko aho nagereye hanze, ndeba akazi abanyamakuru bakora, banakora akazi keza cyane, barenganura abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakebura na leta, bakebura inzego zose. Njyewe nabonye abanyamakuru bakora akazi keza gakenewe cyane muri sosiyete, nubwo nta nakadakenewe, ariko akazi kabo nako karakenewe cyane muri sosiyete. Ntabwo ari abo gukangwa rero n'abitwa ko bahagarariye Imana, n'abitwa ko ari intumwa zatumwe kubwira abantu ubutumwa bwiza, ahubwo niba ari ibitagenda bagaragaje ni ibyo gukosorwa, niba kandi babyibeshyeho, se tromper est humain, ntawe utakwibeshya mu kazi ke, ntawe utakora erreur. Banibeshye ntabwo ari abo guterwa ubwoba, ahubwo nabo nyine bakosora ubutaha bakabikora neza kurushaho. Hari andi magambo yagarutsweho na bishopu asobanura nyine ku gihe, niho nabikuye, noneho asobanura ukuntu impamvu yavuze ko umuntu yabura ubugingo. Ndibwira ko yagarutse mu gice cya 18 cya Matayo ku murongo wa 15, avuga ko ariho yakuye ubwo bubasha bwo kuvuga ibyo. Ariko reka ayo magambo tuyasomemo gakeya, tuyasobanure. Mwene so nakugirira nabi, ugende mumenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Kandi niyanga kumvira abo, uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo, azakubaho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko babiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Amen. Yagaragaje aya magambo avuga ko ariyo yagendeyeho, avuga ko
Scovia atafite ubugingo mu gihe ataramusaba imbabazi, ariko ibi biratandukanye cyane. Bavuze umuntu yahemukiye undi mwene se, baterana babana mu itorero, siritu nicyo bivuze, ni abantu babana mu itorero, ariko n'itorero naryo twarigarukaho, kuko urumva nyine buri wese ashinga itorero n'undi agashinga itorero, agahita afata titere yo hejuru cyane. Ariko itorero ryo ni iki? Ibyo nabyo twazabirebaho mu gihe cyabyo. Ese utwo tuntu, ibyo bintu abantu bashinga bakabyitirirwa byitwa amatorero? Ibyo abantu bazabiganiraho tukabireba, ariko itorero ni rimwe. Itorero ni rimwe, ntabwo amatorero ari menshi nk'uko abantu babitekereza, kandi n'abari mu itorero nabo hari ikibaranga. Ibyo tuzabiganiraho, cyangwa no kuri Nijoro ntirikorerwa TV dukorera ivugabutumwa, mubirebye mwabibona. Ariko ndashaka kuvuga ko ibi birareba abantu babiri baterana mu itorero, umwe agakosereza undi. Noneho kuko bavuze ngo mwene so nakugirira nabi, umusange umumenyesha icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so. Nta nubwo nzi niba uretse ko Scovia na Bishop ntabwo baba mu itorero nyine koko rimwe, babe bateranira ahantu hamwe. Ibyo siko bimeze, nta nubwo yamusanze biherereye, ahubwo twabibyumvisha kuri social media. Urumva ko deja n'ijambo ubwaryo procedure risaba wamaze kuyica deja Bishop, ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Ibi nk'uko nakomeje kubivuga birareba abantu babana, baterana, bahuje ukwemera, kandi niyanga kumvira abo uzabibwire itorero, niyanga kumvira abo uzabibwire itorero. Bivuze rero ko nta muntu mubana mu itorero, noneho yamuhemukiye, uramwegera ntiyakumva, atakumvishe, ureba undi umwe, babiri, batatu, nabo ntiyabumvira ngo akosore cya kintu, uragiye umuteje abandi, cyangwa se itorero noneho ryose rimugiriye inama ntiyaryumvira. Natumvira itorero azaba akubayeho nk'umupagani, mbese icyo biba bivuze, akurwa muri fellowship, akurwa muri bwa busabane na bene se, mbese akakubaho nk'uko abandi bantu bose mubanye bandi bo hanze. Ariko ibyo ntabwo bimukuraho ubugingo na gatoya, ahubwo icyo atakaza ni bwa busabane yagiranaga n'abo basengana, baterana, bwa bumwe, bwa busabane nibwo abura, ariko ntabwo abura ubugingo. Ibyo nabyo ni ibindi bintu biremereye kumva aka kanya, ariko ni ibintu nyine by'umwuka, ni ibintu byiza by'ukuri mu bana b'Imana bazi uko bigenzwa, ariko ntabwo ari ikintu gikuraho ubugingo wamaze kubona ubugingo. Noneho ariko wirengagije n'ikindi n'ubundi yavuze, avuga ati se ni Petero wamubajije ati se mwene data mpemukira nzamubabarire kangahe? Yesu aramubwira ngo uzamubabarire 7 ndetse ka 70. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga ngo tubabarirane nk'uko Imana yatubabariye muri Kristo Yesu. Nibaza ko muri twe nta wagiye gusaba Imana imbabazi kugira ngo itubabarire muri Kristo, ahubwo urukundo rwayo rwayiteye gutanga Yesu kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu, tubabarirwe, twemerwe, tube mu isi dufite ubugingo buhoraho, tutabisabye, tutasabye imbabazi, tutagiye ku Mana, tutazi naho twahera, tutazi n'icyo twakora, twisanze Imana yaratubabariye kera. Kubabarira rero Imana ivuga nuko nguko, nicyo kinakwiriye abana b'Imana abakiranutsi, ni ukubabarira atari no umuntu agusabye imbabazi, ahubwo ukamubabarira nk'uko nawe Imana yakubabariye, atari uko wasabye imbabazi nta n'ikiguzi watanze, utanakibona, akaba ari ikishakamo igatanga Yesu kugira ngo ahinduke ikiru cy'ibyaha byacu. Biratangaje rero, mwe mukurikira ijambo ry'Imana hirya no hino ku mbuga zitandukanye, biratangaje kubona mukurikiye nyine none inyigisho zitabakiza. Urugero rufatika nyine ni abazigisha ubwabo, usanga nabo bashidikanya, usanga nabo batazi icyabahesha ubugingo. Ntabwo byashoboka rero ko nawe wabona ubugingo biciye ku nyigisho zabo, kandi nabo ubwabo
batazi icyabahesha ubugingo. Numvaga rero nshaka gutangaho uwo mucyo ku mpande zose, ntawe twenda kumera nk'aho twavugira cyangwa twashyigikira mu bibi, ariko twendaga gusa kugaragaza ko hariho inzira mu by'ukuri y'ubugingo idaca ku muntu uwo ari we wese, titere yaba afite iyo ari yo yose, ahubwo ica gusa ku kwizera Yesu Kristo. Kandi dushimira Imana ko ku isi yose kubumva ururimi tuvuga, twibwira ko Imana izakomeza kudushoboza no gutambutsa ubutumwa bwiza mu zindi ndimi zumvwa na benshi. Turashimira Imana ko dukomeza kubona feedback z'abantu batugaragariza ko ijambo ry'ubutumwa bwiza tuvuga ryabagezeho, ryabakijije, nubwo babaye igihe kinini mu izo nzira z'amadini zibabwira ko ibikorwa byabo bizabahesha ijuru, ari naho bahera bavuga ati mutange ibi, mutange n'ibi, mutange n'ibi kugira ngo muzajye mu ijuru. Ariko turashimira Imana ko mu by'ukuri mu Rwanda no hanze y'u Rwanda abantu bagiye bakanguka, bakanguka bamenya ko ijuru ridakorerwa, ko ijuru twariherewe ubuntu, ko wizera Yesu ukaribona nta kindi kiguzi utanze, bidasabye amaturo, bidasabye icyacumi, bidasabye ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ijuru ukaryicarana, ukaba urifite, ukaba uri umwana w'ijuru, ukaba uri umuragwa w'ijuru, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Reka rero mbashimire ko mwafashe umwanya utari mutoya wo kudukurikira muri iki kiganiro. Turizera ko hari umucyo mwabonye, turizera ko hari ukubohoka mwabohotse, turizera ko mu by'ukuri hari ukunguka mwungutse bitandukanye n'ibyo mwari musanzwe muzi. Ubwo rero mugubwe neza, mutekane. Yesu yarishyuye, Yesu yarazutse, kandi natwe yaratuzukanye, yaratuzamukanye, yatujyanye mu ijuru. Turi muri we, aho yicaye iburyo bwa Data, natwe twicaranye nawe mu buryo kandi bw'iteka. Igihe azahishurwa, tuzahishurwa turi kumwe nawe, turi mu bwiza bwe. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihimbazwe none iteka ryose. Amen.